reka mbifuriza ibihe byiza mwese mukurikira channel yacu, tubibutsa gukora subscribe kugira ngo ibyiza byose tubagezaho mujye mubibonera ku gihe. Uyu munsi rero tugiye kureba karite cyangwa se ibintu byiza umugore agomba kuba yujuje, umugore mwiza yaba yujuje ibiki kugira ngo umugabo yumve koko ko uwo muntu bazamarana ubuzima bwe bwose. Ese ni ibihe bintu 10 umugabo wese aba yifuza ku mugore we? Ni ibihe bintu 10 umusore yakwifuza ku nkumi bazarushinga? Ni ibihe bintu yakwifuza ko yaba yujuje? Buri muntu wese rero aba afite ibyo yifuza ku mukunzi we, hari ibyo aba yifuza ko yaba yujuje. Iyo bigeze ku basore ho, buri wese aba yumva yashaka umugore mwiza imbere n'inyuma, wujuje indangagaciro zose wifuza ko umuntu mwazabana yaba yujuje, uwo twakwita femme parfaite mu gifaransa cyangwa se the perfect woman mu cyongereza. Hari karite rero zigera ku 10 abagabo bose cyangwa se abasore bose bahuriraho baba bifuza ku mugore bazabana. Izo karite wakwibaza ngo ni izihe? Karite ya mbere umugabo wese aba yifuza ku mugore bazabana ni umugore w'umuhanga, kabone nubwo yaba kurusha ubwenge cyangwa se kurusha ubuhanga. Hari imvugo nziza abafaransa bakoresha imvuga ngo derrière chaque grand homme il y aurait une femme encore plus grande, cyangwa se mu cyongereza bakavuga ngo behind a successful man there is a powerful woman. Ugenekereje mu kinyarwanda babashatse kuvuga ngo inyuma y'umugabo ukomeye cyangwa se wateye imbere haba hari imbaraga z'umugore ukomeye. Umugore afite uburyo abonamo cyangwa se yumvamo ibintu ku buryo butandukanye, cyane iyo ari umuhanga noneho ubwo bibakarusha. Ubwo buryo rero abonamo ibintu ni ingenzi mu gutera imbere k'umugabo. Umugabo wese aba yifuza umugore w'umuhanga. Kugira umukunzi wumva neza imibereho yawe, ushobora kugufasha kubona ibisubizo by'ibibazo, nta mugabo utabikunda. Nta mugabo utakwifuza kugira umugore bahuza, bakorera hamwe nk'ikipe. Umugore uzi ubwenge, umugore usobanutse uzagufasha kuva ku ntambwe imwe ukagera ku yindi. Icyo ni ikintu cya mbere abagabo bose bahuriraho baba bifuza ku mugore bazabana. Ikindi cya kabiri abagabo bose bahuriraho ni uburanga. Ubwiza cyangwa se uburanga buratandukanye ku bantu bose, ariko nta mugabo n'umwe utifuza kugira umugore mwiza. Ni ibintu biri muri kamere y'abagabo cyangwa se kamere y'abasore, gukururwa n'ubwiza bw'umugore cyangwa se bw'umukobwa. Wabyemera utabyemera, ubwiza ni ikintu cy'ingenzi umusore wese aba yifuza ku mugore bazabana. Umugore ufite uruhu rwiza kandi unyuzwe n'uko ari. Abagabo bose bakunda umugore usa neza, bakunda umugore uteye neza, umugore ureba rwose ukabona asa neza, wa wundi ureba agahita gukurura. Nta mugabo n'umwe utamwifuza. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ikintu cya gatatu abagabo n'abasore bahuriraho baba bifuza ku mugore bazabana ni ubugwaneza. Ubugwaneza ni ikintu cy'ingenzi ku mugore mwiza cyangwa se umugore uri perfect, umugore ukwiriye. Kubana ubuzima bwawe bwose n'umuntu udashobotse ni ibintu bitihanganirwa. Umugore utagwa neza atakaza n'ubwiza yari afite, kabone nubwo waba uri mwiza gute, ariko uri umunyamushiha, uri umunyamutima mubi, utagwa neza, bwa bwiza bwose bugeraho bukaburiramo. Kugwa neza rero biri mu bintu by'ingenzi umugore ukwiye cyangwa se umugore mwiza cyangwa se umugore uri perfect, uri parfaite agomba kuba afite. Ikintu cya kane abagabo baba bifuza ku mugore bazabana ni ibyishimo byo kubaho. Ubuzima ntabwo busa ku bantu bose, ndetse ntibuhora ari bwiza. Hari igihe hazamo ibibazo n'ibindi bintu bitandukanye. Tekereza noneho umuntu mugiye kubana ubuzima bwawe bwose ari wa muntu uhora yijimye, ari wa muntu utanyurwa, ari wa muntu uhora aganya. Umugore nk'uyu yatuma ubaho nta buzima. Mbese ni nko kubaho warapfuye uhagaze, niko abanyarwanda bajya babivuga. No kubaho mu buzima bushaririye hahandi uburiho utariho. Umugore ubaho ari umunyembaraga, umugore wishimira ibyo mumaze kugeraho, uwo niwe soko y'umunezero mu rugo. Nta mugabo n'umwe utamwifuza. Ikindi kintu cya gatanu abagabo baba bifuza ku mugore ni umugore uzi gukunda kandi utagira ubwoba bwo gukunda. Iyo umugore ari mu rukundo, ubuzima bwe bwose buba bwuzuyemo urukundo.
umugore wakomeretse utakifuza gukunda aba ari agahinda gusa. Nugira amahirwe yo kubona umugore ugukunda, uzaba ubonye impano iruta izindi mu buzima, ntuzigere na rimwe uyitesha. Ikintu cya gatandatu abagabo baba bifuza ku mugore bazabana ubuzima bwabo bwose ni umugore wirekura cyangwa se uvuga icyo atekereza. Mu rukundo habamo gushwana cyangwa se kugirana ibibazo. Ni byiza kubona umugore uzabasha kukubwira icyo atekereza, mbese umugore uba witeguye gutongana nawe igihe hari ikitagenda. Hari umuntu ushobora kubyumva akavuga ngo njye sinkeneye umugore utongana, ariko hoya ntabwo ariko bimeze. Ibi ni ingenzi mu kubaka urugo, kuko iyo mugiranye ikibazo mubasha kukiganiraho kigakemuka, naho wa mugore uceceka ahorana agahinda ku mutima, akagira ibintu byinshi abika inyuma utabasha kubona, bikaba byaba n'intandaro yo gusenya urugo kuko atakubwiraho ikibazo kiri ngo mugikemure. Ariko wa mugore ubasha gufunguka akakubwira ibyo atekereza, waba wakoze amakosa akayakubwira, akagucyaha, wenda muratongana bwa mbere akibikubwira, ariko uko mugenda mubiganiraho mugera ubwo mufata umwanzuro ugasanga cya kibazo mwe mufite kirakemutse, kuruta wa wundi uzaza akabiceceka ntuzamenye naho bipfira. Ikintu cya karindwi abagabo bose bakwifuza ku mugore bazabana ni umugore utuma wumva wishimiye kugira urugo. Umugore utuma wumva wishimiye kugira urugo, iyo uri kumwe nawe uba wumva unyuzwe, uba wumva nta handi wajya, ndetse nta n'indi gahunda wagira ituma umusiga. Niba umwibonamo, niba wiyumva ko kukumva utamusiga, nta kabuza ubona iwe mugore ugukwiriye. Ikintu cya munani umugabo wese cyangwa se umusore wese yifuza ku mugore bazabana ni umugore w'umunyembaraga kandi wiyoroshya. Kuba umugore ari umunyembaraga kandi yifitemo no kwiyoroshya, ibi bintu ko ari bibiri iyo bigendanye bituma umugore arushaho kuba umugore mwiza kandi umugore ukwiriye. Ikintu cya 9 abagabo cyangwa se abasore bifuza ku mugore mwiza ubakwiriye ni umugore ufite intego. Intego iyo ari yo yose cyangwa se icyo yifuza kugeraho mu buzima, ntabwo umugabo aba abereyeho kumucira urubanza cyangwa se kumuca intege, ahubwo umugabo wese aba yifuza kugira umugore ufite inzozi ashaka gukabya, umugore ufite umushinga ashaka kuzashyira mu bikorwa ku buryo ahora aharanira kuzabigeraho. Iyo umugore afite ikintu aharanira mu buzima, afite ikintu yifuza kugeraho, bituma ategura ahazaza akahateganyiriza. Gushaka umugore utagira intego ni igihombo gikomeye mu buzima. Ikintu cya 10 umugabo wese cyangwa se umusore yakwifuza ku mugore bazabana ubuzima bwe bwose ni umugore wumva utacaho, umugore ufite urukundo n'uburyo bwihariye butuma akundwa. Byonyine kuba hari, uko ameze, uko yimereye byonyine, ibyo byonyine bigukorera umunsi, bituma wumva unezerewe, nta kintu na kimwe yagukoreye. Uko ameze gusa, kumureba gusa, ukumva byonyine biraguhagije. Wa muntu uba wumva adahari ubuzima bubishye, wa muntu utuma wishima ku buryo nawe uba wumva wamunezeza kubera ko nawe ubwo arakunezeza. Uwo mugore nta mugabo utamwifuza. Ibyo ni ibintu 10 by'ingenzi umugabo wese cyangwa se umusore wese ugiye kurushinga yakwifuza kubona ku mugore bazabana ubuzima bwose. Niba ufite umugore nk'uyu mu buzima bwawe cyangwa se ukaba ufite uwujuje byinshi muri ibi kandi akaba kunezeza, ntuzamwiteshe, ntazaguceho, nyaboneka rwose ntuzamwiteshe. Abantu benshi rero dukunda kwibuka ibyiza by'abantu batagihari. Niba kuri ubu hari ubona rwose wujuje ibingibi cyangwa se wenda kubyuzuza, wizu yaza mwibikeho, kuko uwo ni umugore ugukwiriye, ni umugore muhuza, ni umugore uzana ibyishimo mu buzima bwawe, kandi ni umugore ugukwiriye koko.
ndabashimiye rero mwe mwese, tuzongere duhure ubutaha tuganira ku bindi nzagenda bagezaho kugira ngo rero mudutere imbaraga zo gukora byinshi kurushaho. Ntimwibagirwe gukora subscribe ndetse no gusangiza inshuti zanyu kugira ngo tujye dukomeza kubagezaho ibyiza. Ndabakunda cyane, ciao ciao.